cyane Imana ibaho umugisha abakurikiye YouTube channel ya Prophet Munyentwari Athanase tubibutsa gukora subscribe mugakora comment kandi mukanareba kuko hariho ubutumwa bw'Imana iduhaye, hari ubutumwa bw'Imana izanye mu bantu bayo, yaba abari muri Canada, abari muri Amerika, abari mu Bufaransa, abari muri Espagne, abari Australia, abari mu bihugu byose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mwese ubutumwa burabareba. Afrika yose, Tanzania, Kenya, Uganda na Congo, mwese ni Burundi burabareba. Ubu butumwa bw'Imana uragira buti rero guhera uyu munsi umuntu ashaka kugira ngo ishuri ry'Imana ryo kumubaho. Mwese ndakeka nta muntu udafite umwana wiga, nta udafite umwana wiga, ariko umwana wawe iyo yanze ishuri bigenda gute? Ngira ngo uramuhana. Kuki abantu dushaka kwanga ishuri ry'Imana, twamara kwanga ishuri ry'Imana tukibwira ko bizarangirira? Ntabwo Imana yatuma birangirira, ahubwo izaguhana byanga bikunda. Uwo munyafucisha ko umwana wawe ngo yanze ishuri, nawe byanga byakunda niba wanze ishuri ry'Imana, ni ukuri uwo munyafu ugomba kukugeraho. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ariko mwibuke ni ukuri mukore subscribe, mukore share, ndetse mukore na comment. Reka dutangire dusenga, ahasigaye dukomeze n'ijambo ry'Imana riri muri Luka. Urakoze Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje Mana nziza, uri umukozi w'umuhanga. Iri jambo rigiye guca kuri YouTube channel, abarireba n'abazaritega amatwi rizababere ryiza, rizageraho ribavana naho ribageza. Gusa uyu munsi bimenyekane kuri Imana, kandi guhera uyu munsi ndategetse abazabyumva bazabahindure, rizabakura hari bashyiraha kubera kuri Imana. Ndabizi uko usanze ibibazo ntabwo ari kubisiga, ibyabo nabyo bizahindurwe kubwira ijambo. Besabye nizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ubaho umugisha. Nabanza nkongera nkabibutsa kuri ako kantu, nagira ngo mbabwire ku kintu cyitwa ishuri. Ishuri niryo nshaka kubabwiraho, kandi ishuri utazagira ngo ishuri riba kure yawe. Ishuri turanye naryo, ishuri wegeranye naryo. Ntuzibwire ko uko leta cyangwa se isi yafashe amashuri ikayegereza abantu, wowe ukazibwira ko ishuri rizajya kure yawe. Kuki wumva ko amashuri yakwegera abana bawe ukaba utajya gutura ahantu hatari amashuri, ntujye gutura ahantu hatari amavuriro, ntujye gutura mbega ahantu hatari iterambere? None niba abantu mubishobora, uragira ngo Imana niyo inaniwe kwegereza umuntu ishuri? Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kuguha ishuri riri kure yawe, ahubwo iguha ishuri uturanye naryo, iguha ishuri urarana naryo, iguha ishuri wirirwana naryo, iguha ishuri usengana naryo, ikaguha ishuri ubana naryo umunsi ku munsi. Ntabwo niba nawe udakora ikosa ryo kujya gutangiza umwana wawe kure, umukura ahangaha yagenda urugendo rw'ibirometero 10 ngo agiye ku ishuri, nawe ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuguha ishuri riri kure yawe. Niyo mpamvu nkubwiye ko ishuri byanga byakunda wowe nkurikiye riri imbere yawe, riri uruhande rwawe. Ishuri tugiye kureba ku ishuri. Ishuri ry'Imana ntabwo ari ikintu umuntu azindukana ngo bigende gutya na oya. Ishuri ry'Imana niba abantu ari umuntu ariye bakabona atatangiza umwana we ku ishuri rya kure, niyo mpamvu Imana nayo itagutangiza ku ishuri rya kure. Igomba kuguha ishuri rikwegereye, ishuri uzajya ugeraho bitakugoye, ishuri uzajya ugeraho udakererewe, ishuri uzajya ugeraho mbega ikareba ikabona. Ariko mwumve neza, mwumve icyo nshatse kuvuga. Nshatse kuvuga ko niba wowe utajyana umwana wawe kwiga kure, ntabwo Imana nayo ishobora kukujyana kwiga kure. Igwigishiriza hafi aho ngaho, aho bazajya basona ukumva, aho bazajya bingira ureba, aho bazajya nukuri basiba no kukibaho ureba, byose ukaba ubireba ubikurikirana. Rero niba utakifuza ko umwana wawe yiga kure, Imana nayo ntabwo yakora ikosa ryo kukwigishiriza kure, ikwigishiriza hafi. Kuko ikwigishirije kure wazageraho ukagira ubute bwo kujyayo, ishuri ryazakurambira. Ariko nukuri kugira ngo ritakurambira, irishyira hafi aho. Abandi mwibazaga impamvu muturanye n'abaturanyi babi, abandi mwibaza impamvu muturanye n'ibihanda, abandi mukibaza impamvu mukorana n'abantu babananiye, abandi mukibaza impamvu ushobora kubana n'umugabo agakunanira cyangwa ukabana n'umugore agakunanira. Nta yindi mpamvu, ahubwo nuko Imana idashobora gukora ikosa. Niryo jambo mbazaniye. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kugutangiza ishuri ngo irijyane kure. Oya, ishuri igomba kurizana hafi yawe, ikarizana rikaza mu muturanyi wawe. Utazibwira ko ishuri ryawe rizaba umuntu wa kure. Nta nubwo yewe uzigira ku mabuye, nta nubwo uzigira ku nyamaswa, ahubwo uzigira ku muntu. Niba wowe utatangiza umwana wawe ishuri rya kure, ni ngombwa n'Imana ntishobora kugushyira mu ishuri rya kure. Igomba kukuza mu ishuri ry'umubiri bwawe, ikaza mu ishuri ry'umuntu musangirira ku isahane. Ariko se nagira ngo nkubwire, Yesu rata ninde wamubereye ishuri? Ntabwo ari Yuda, ntabwo bahurizaga ku isahane. Wowe niba Yesu yaragambaniwe n'umuntu bagendana, akagambanirwa n'umuntu bakorana, wowe ugira ngo uzagambanirwa n'umuntu wahe?
kuki dusaba kugira ngo twige amashuri ya kure kandi tugashaka abana bacu biga hafi. Ugomba kwiga hafi kubera ko niko Imana yawe niko umubyeyi wawe bishaka, nuko nawe utifuza ko umwana wawe yiga kure. Reka twirebere ijambo ry'Imana muri Luka ibice ni 12 umurongo nuwa 40, igice ni cya 49 umurongo turahera ku wa mbere turageza wa 59. Imana y'amahoro ibagirire neza. Twasoma nta kibazo ngo naje umutwe w'amagambo abantu bazatandukana ku bwa Yesu. Nagira ngo mbabwire ko ntabwo abantu bajya batandukana ku bw'umuntu. Nubwo n'inshuti kunaniye utazibwira ngo igiye ku bwayo, ahubwo igiye ku bwa Yesu. Yesu ubundi mwebwe murwanira guhura, murwanira kwihuza, murihuza mute. Yesu yarasize dutanije, aricyo cyamuzanye muri iyi si. Ntabwo yaje kuduhuza, nta nubwo yaje kutwegeranya, ahubwo yaje kudutandukanya. Nagira ngo mbabwire kuri iri jambo muryumve neza. Yesu ntiyazanywe no kuduhuza, nta nubwo yaje no gutandukanya abari babanye neza. Kugira ubyumve neza no kurikira iri jambo rabibona. Ariko nagira ngo mubwire ko abantu muharanira guhura, abantu muharanira gushyira hamwe, nimubona mutandukanye ntimukibwire ko ari ku bwanyu, ahubwo mutandukanye ku bwa Yesu. Nimunahura ni ku bwa Yesu. Rimwe umwuka mubi uzajya ubahangaho mwangane, ikindi gihe umwuka mubi ubahangaho mutukane, ugire ngo ntabwo mwari muziranye. Uyu mwuka mubi ugahanga ku mugore n'umugabo bakarara bateranye imigongo. Umwuka mubi ugahanga ku mwana na nyina ntibumvikane, umwe akica undi. Umwuka mubi ugahanga mu bashumba, abo ngabo ntibumvikane ku ruhimbi. Umwuka mubi. Ariko ibyo byose bibaho ku bwa Yesu. Niko Bibiliya itubwiye. Nta kintu na kimwe kibaho Satani yategetse, nta n'ikintu kibaho Satani yemeye, ahubwo nta na kimwe ashoboye. Niko njye navuga. Imana y'amahoro ibagirire neza. Umutwe w'amagambo ni utubwira ngo abantu bazatandukana ku bwa Yesu. 49 dukomeze umurongo wa mbere. Umurongo 12 Luka umurongo wa 49 kugeza kuri 59. I'm sorry. Naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki? Kandi hariho umubatizo nkwiriye kuzabatizwa, nyamuna uburyo mbabazwa kugeza aho uzasohorera. Mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Amena. Yaje gutanya abantu, ntabwo yaje kubahuza. Yaje gutandukanya abari bahuye. Niko ijambo riri kutubwira. Kuko uhereye none hazabaho batanu mu nzu imwe badahuje, abatatu na babiri, kandi bazaba batanu badahuje, abatatu na babiri na batatu badahuje. Umwana ntazahuza na se n'umwana we ntibazahuza. Umukobwa ntazahuza na nyina n'umukobwa we ntibazahuza. Umukazana ntazahuza na nyirabukwe n'umukazana we ntibazahuza. Nagira ngo mubwire ko ba nyirabukwe bari kunyumva, n'abamukazana muri kunyumva, ujye ukora byose ngo uyihuze na nyoko bukwe. Reka da, Yesu yabivuzeho neza. Nimuteze guhura habe na rimwe. Nubwo wajyaga wibaza ngo ni wowe mubi, ubundi ukibaza ko mukecuru ari we mubi, ariko nagira ngo mubwire ko muri mwese nta n'umwe mubi urimo, ahubwo biri kuba kubwo Yesu yabitegetse. Biri kuba kuko Yesu aryo cyamuzanye muri iyi si. Ntabwo ikibazo ari mwebwe, ikibazo si mukecuru, ikibazo ntabwo ari umukazana, ahubwo ikibazo nuko nyine Yesu aryo byamuzanye kandi yagombaga kubikora. Ibyo yagombaga gukora yarabikoze. Rero hejuru twumvise ko yambaniwe no gucana umuriro mu isi, none uwo muriro niba waratse hari ikindi yaba agikoramo. Amen. Ngo abaza abantu igituma batamenya iby'igihe barimo, nuko abwira abateraniye aho
nabo ati iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi muravuga ngo haraba ubushyuhe, haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe ko muzi kugenzura isi n'ijuru, niki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Mwandyarya mwe, abigize abanyabwenge, abigize abacukumbuzi, ese ko iby'iki gihe bibananira kubicukumbura? Iby'iki gihe ko mutamenya ngo ejo hazaba iki, ko mutamenya ibigiye kuba, ko mutatubwira ibigiye, ko mutatubwira ndetse ko mutatubwira iby'Imana iduteganiriza. Mbese mwandyarya mwe, niko Yesu ariho ababaza, niko iri jambo riri kubabaza bantu bigize abanyabwenge. Mu by'Imana nta munyabwenge, mu by'Imana nta mukozi, mu by'Imana reka mu by'Imana itakwitoranyirije, reka ntacyo wavugira imbere y'abantu, nta nicyo wabura icyo. Ahubwo twese niduharanire kugira ubwenge buva mu ijuru, duharanire kugira ubwenge buva ku Mana, aho kugira ubwenge bw'iyi si, aho kugira ubwenge tuvoma. Oya, two kwizera ubwenge butari bwo, twizeye ibintu bitari by'igihe kirekire, ariko noneho turaje nje kubabwira ubwenge nyabwo. Ubwenge buva mu ijuru, ntabwo guhera uyu munsi twiga inyigisho z'ibinyoma, twiga ibidashoboka. Umuntu akajyana agafata umurongo muri Bibiliya umwe, akaza akawukubita abantu, akawubayobesha, akabageza kure. Ariko kugeza ubu tumaze gusobanukirwa, hari icyo twamenye rero, hari izindi mbaraga zaje, hari ubundi busobanuro bw'ivire mu ijuru buratumanukiye kugira ngo tumenye. Nitumara kumenya rero ibigomba kubaho, bigomba gukurikiraho. Rero hari icyo nagira ngo mbibwirire, ibi byose biri mu byazanye Yesu, byaramubabaje. Nyamara aho yarabirebaga akabona ntabwo biri kugenda neza, bituma yimanukira. Kuko guhura kwanyu niba ntacyo byari bimaze mu ijuru, guhura kwawe niba ntacyo bimarira Imana, ntishobora gutuma mukomeza guhura. Kwihuza kwanyu, kwishyira hamwe kwanyu, nyamara byite nk'udutsiko, udutsiko tutagize icyo tumariye Imana, utwo ngo twije kudutandukanya, utwo dutsiko tudafite umusaruro ku Mana, utwije kuduhungabanya. Utwo nitwo igomba gutandukanyiriza mu nzira zirindwi, kubera ko tutavuga Imana. Hari udutsiko Imana igiye guhagurukira, hari abagome Imana igiye guhagurukira, hari abantu hari abo Imana igiye guhagurukira. Kubera ibyo ni ukuri iraje, kandi ntabwo izaceceka. Guhera uyu munsi bimenyekane ko ari Imana. Ni ukuri ndavuze ngo kano kanya iyi Mana irahagurutse, kandi nubwo ihagurutse hari udutsiko igiye gusenya. Nubwo abo yaje gusenya mutaza kubyumva nabi, muze gusobanukirwa neza. Yaje gusenya umukazana na nyina gukwe batavuga Imana, yaje gusenya umwana na nyina batavuga Imana, yaje gusenya abaturanyi bashyize hamwe ariko batavuga Imana. Gushyira kwawe hamwe n'umuturanyi wawe bitarimo inyungu y'Imana, ibyo ngibyo irabitandukanya. Ntabwo ibyo ngibyo bishyigikiye izo nyungu, ibitarimo inyungu z'Imana byose ibyo irabishwanyaguza, irabisenya. Ntabwo bigomba kubaho mu maso y'Imana. Nanjye ndabirahiye, ndabibabwiye. Icyo nicyo nanjye kimpagurukije, nje kubabwira ko utwo dutsiko Imana itadushaka. Ni mureke twese utwo dutsiko tubamo tuvuga Imana, mureke twese duhaguruke tuvuga Imana. Wowe n'umuturanyi wawe niba mushyize hamwe muvuga Imana, wowe n'umwana wawe niba mushyize hamwe muvuga Imana. Naho ubundi mutavuze Imana irabasenya rwose, ntabwo biri bushoboke. Yaje gutandukanya abantu nk'abo, yaje gutandukanya bene abo ngabo. Ni mureke tuvuge Imana, tuyikorere. Babiri batatu aho bateraniye bavuga Imana, umwe aho ari nawe avuga Imana, abantu babiri bonyine bavuga Imana, nicyo cyonyine kizabahisha amahoro. Naho bitabaye ibyo ngibyo rwose Imana iraje kubatatanya, kandi batatanya mugasigara umwe, ntacyo muzaba mukivuza, ntacyo muzaba mukikora. Erega n'ubundi Imana ntiyabananiwe, kubera ko nta nubwo muri mwitamira, nta nubwo munafatika imbere y'Imana. Ariko ishatse yabahindura mu kanya gato, ikabahindura umuyaga, ikabahindura umukungugu, ikabahindura ikidafatika, ikabahindura ndetse ikindi kintu nanjye ntabasha kukubwira icyo aricyo. Ariko Imana yaguhindura mu mwanya nk'uwo guhumbya, yaguhindura. Nimwibuke Herode umunsi umwe yaragiye ajya kuri podiyumu ariyamamaza ati njyewe Herode ngezweho. Nabo baravuga ati ntabwo ukiri Herode, ahubwo uri Imana. Nyamara ntibamenye ko bari kumukongereza uburakari bw'Imana. Nawe akivuga ngo yego, uburakari bw'Imana buva mu ijuru, kandi ahinduka inyo, bakuropa inyo zonyine gusa. Uwari umunyacyubahiro ahinduka inyo kuba kutavuga Imana. Nimuze tuvuge Imana mu byubahiro byacu, tuvuge Imana
dushonje, tuvuge Imana dukeneye, tuvuge Imana dufite amashuri, tuyivuge ntayo dufite, tuyivuge dufite akazi, tuyivuge tutagafite, ariko nimuze tuvuge Imana. Icyo ntabifuriza cyonyine gusa, buri bantu aho bari 3 4 nibavuga Imana, mwo guteranwa n'amatiku, mwo guteranwa n'ubugambanyi, mwo guteranwa n'ibitavuga Imana. Nagira ngo mbabwire ko nta gihe na kimwe utwo dutsiko tumeze gutyo Imana izadushyigikira, ahubwo Imana we no kudusenya. Imana y'amahoro ibagirire neza. Dukomeze. Mwandyarya mwe kuki mutamenya iby'iki gihe? Mwandyarya mwe, ariko mwongere mwandyarya mwe. Ngo abwirwa benshi akumva bene yo, indyarya nazo ziriyumva. Indyarya yabwiraga icyo gihe bari abafarisayo, ariko bo abantu bigira ko mugendera ku mategeko. Amategeko si uyu munsi bwije ubahiriza ngahe? Iyo aburi upfa kubwo kwica amategeko se, ubo wapfuye nabi wawe bapfuye, nta n'umuntu ukiriho kubwo kwica amategeko. Kandi amategeko yabereyeho ibigande mu byibuke. Ntabwo tubeshejweho n'amategeko, ahubwo tubeshejweho no kwizera Imana, no tubeshejweho no kwizera Yesu ko ashoboye byose, tubeshejweho no kwizera ijambo ry'Imana, tubeshejweho no kwizera, tubeshejweho na nza y'Imana. Hari igihe kigomba kugera ibyo byose twigiraga bikarangira, ibyo byose twivugishaga bikavaho, ariko rati Imana iraje ntabwo izaceceka. Iraje ntabwo izaceceka. Iraje ntabwo izaceceka. Nyamara muri iyi minsi umuntu asigaye ashyira ijambo kuri YouTube kugira ngo rigere hose, rigere iyo muri Amerika, rigere iyo ngiyo mu mahanga, rigere mu Bufaransa, rigere muri Espagne, rigere muri Korea, rigere n'ahandi hose baryumva. Aho kuryumva ahubwo abantu bagashidukira kureba porno, aho kuryumva abantu bagashidukira kureba ibiteye isoni. Nyamara ayo maso utarebesha iby'Imana, ayo maso utarebesha iby'Imana, igihe kirageze ngo ahume. Icyo gihe noneho kirageze ngo ayo matwi yawe utumvisha iby'Imana, ahubwo ukayashora mu kumva ibijyanye n'irari ryawe. Ayo nayo araza gupfa bitangaje. Uraza nyamara hari igikombe turi gutindamo. Icyo Satani kinogoreramo abantu amaso, maze bakagumamo bajirajira, nta ubuzi ngaraje nyuma cyangwa imbere. Abo bantu niho abantu birunze ari benshi, birunze ku mbuga nkoranyambaga bareba ibidahesheje Imana icyubahiro, ibitavuga Imana. Iyo bigiyeho birabirebwe n'abantu magana, ibihumbi n'ibihumbi, ariko bashyiraho ijambo ry'Imana ryagira icyo ribamarira. Reka data nta kurebaho, baratambuka bigendera gusa ntacyo bibabwiye. Ariko Imana iraje ntabwo izaceceka. Nagira ngo mbibabwire rwose, iraje ntabwo izaceceka. Iraje ikubure, ititaye ku byubahiro byawe, ititaye ku makoti wambara, ititaye ku modoka ugendamo, ititaye ku ndege ugendamo. Iyi Imana iraje ntabwo izaceceka, kandi mwiza buri wese azayibona, mwiza ntabwo uzayiratira ibyubahiro, mwiza ntabwo uzayiratira amafiriti waryaga, mwiza ntabwo uzayiratira aho wararaga heza, mwiza ntabwo uzayiratira ngo wagendaga ahantu heza. Iyi Mana mwiza ntabwo uzayiratira ngo waruze kubwiriza. Iyi Mana mwiza ntabwo uzayiratira ngo hari icyo warushoboye cyese kigaragaze muri iki gihe itaraza, kuko niza ntabwo iregura uzaba ufite. Ndagira ngo mbikubwire ko wowe uri kunyumva kano kanya, wowe unteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ko guhinduka kwawe byazakugirira umumaro. Ndagira ngo nkubwire ko guhinduka kwawe ni wowe bizagirira umumaro. Yobu yabivuze neza ngo kwihana ibyaha kwawe no kureka gucumura kwawe, ibyo bigirira umumaro umuntu umeze nkawe. Ntabwo rwose bigirira umumaro Imana. Wowe umuntu umeze nkawe niwe bigirira umumaro. Nutekereza ko gukizwa kwawe bizagirira umumaro Imana, reka da. Bigirira umumaro umuntu umeze nkawe. Imana y'amahoro ikomeze kubaho umugisha, ikomeze kubeze batunganye, ubwiza bwawe bwitamarure. Dukomeze na 57. Kandi namwe ubwanyu niki kibabuza guhitamo ibitunganye? Niki kibabuza guhitamo ibitunganye niba muri abanyabwenge? Ubwenge bwanjye bushingiye kuki? Niba muri abanyabwenge nimuhitamo ibitunganye. Niba muri abanyabwenge muyobora abantu inzira yo gukiranuka. Niba muri abashumba beza nimuyobora abantu mu nzira y'Imana. Niba mwarasutsweho amavuta nimuyobora abantu. Oya, guhera uyu munsi bimenyekane, guhera kuwiyita muto. Nituvuga Imana dushikamye, nituvuga Imana tuvuga ibyo yadukoreye, nituvuga Imana nta bindi tuvangamo, ahubwo tuvuga Imana twabonye.
igihe kirageze ngo tujye tuvuga Imana twabonye, igihe kirageze ngo dukorere Imana twabonye. Kandi buri muntu wese rata Imana igiye kumukoraho, buri wese igiye kumukoraho akazi, nta n'umwe uzasigara itamukozeho kugira ngo ajye avuga ibyo yiboneye. Nagira ngo mbabwire ko nanjye ntabwo ari uko nguko, ntabwo nari nzi ko nzanavuga, ahubwo hari ikindi cyamvugishije. N'abari banzi mwese ahari mwabyibazaho, ntabwo ari jyewe mba mvuga, hari impamvu, hari uko byagenda, hari uwanshyize mu ibi ngibi. Dawidi umunsi umwe intare imugeraho igiye kumurya, arayibwira ati wa ntare we, kurya wabishobora n'ibyo, ariko hari undi mwimbere utarika, hari undi mwimbere utavunguka, hari undi mwimbere udashya, hari undi mwimbere udatemwa, hari undi mwimbere utarugeka, hari undi mwimbere utamenya oya utanageza ibyo ngibyo we, hari undi mwimbere, hari undi mwimbere, undi mwimbere arakomeye, undi mwimbere ntiyoroshye, undi mwimbere akomeye kurusha icyuma, undi mwimbere yavugaga Imana. Hari undi rero turi mwimbere, hari undi twamenye, uwo nguwo niwe twirata. Aho kwirata ko wageze iyo ujya, ahubwo irate ko wamenye Imana, irate ko wageze mu ijuru, irate ko hari aho wageze mu by'Imana. Naho ubundi ibindi byose ni ubusa, nta na kimwe uba ukurikiye. Reka dukomeze. Ariko abanyabwenge mwakabaye muhita mwikiza ibijyanye n'iby'Imana ishaka ni kuri kutubwira ngo nujyana n'ukurega kuburanira ku mutware, ugire umwete mukiri mu nzira, wikiranure nawe ngo ye kugukururira ku mucamanza, umucamanza akagushyikiriza umusirikare, nawe akagushyikiriza mu nzu y'imbohe, nawe akagushyira mu nzu y'imbohe. Nugirana ikibazo na mugenzi wawe, ibibazo bibaho, turi abantu turacumura, ntabwo wakizwa cyane kurusha Petero nawe yihakanye Yesu, suko yari amwanze, ariko ibyo byari ikosa rya mbere nawe yarakoze. Ntabwo Yesu yaramubariye ati urankunda, Petero aravuga ngo aramukunda no mu rupfu bazajyana. Nyamara nkagira ngo nkubwire ko iryo ari ikosa rya mbere Petero yarakoze, ryo kwemera ko akunda Imana. Imana wayikunda bigenza bite? Imana wayikunda bya wabikuye he? Urwo rukundo wakunda Imana warukura he? Ukunda Imana ntiwasambana, ukunda Imana ntiwaviye wayagukuye, ukunda Imana ntuba warabaye muri Egiputa na gato. Uwakundaga Imana ni Yesu Kristo wenyine, kubera ko atigeze yiyandurisha icyaha. Kuva yavuka kurinda yasubiza mu ijuru, nta cyaha na kimwe yigeze akora. Uwo niwe navuga ko yakundaga Imana. Ariko wowe reka nta n'akantu n'akamwe ukunda Imana, ahubwo Imana niyo idukunda. Icyo gihe Petero yari yishyize mu mutego wo kugeragezwa n'ibikomeye, niyo mpamvu yaje kwihakana Imana, yiyemeze ko ayikunda. Imana ntabwo twe tuyikunda, ahubwo iradukunda. Amen. Umusirikare nawe akagushyikiriza mu nzu y'imbohe. Ndakubwira yuko utazavamo rwose keretse umaze kwishyura umwenda wose, hadasigaye ikuta na rimwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero nkubwire ko niwikururiza imanza uri umuntu usenga. Ubundi nta muntu usenga ukwiye kujya mu manza, nta muntu usenga ukwiye kujya mu bitavuga Imana. Imanza nta na hamwe Imana zidushishikariza. Imanza zivuga abantu b'isi, imanza zivuga bene igihugu. Izo imanza za bene igihugu urazishoramo kubera iki? Niyo mpamvu Karebo we bashatse kumushyira mu manza, bamwima gakondo ye. Karebo aravuga ati oya, afata Abayisiraheli cyangwa se Abayuda abashyira Yakobo. Aravuga ati Yakobo, ntabwo wibuka icyo Imana yatuvuzeho? Icyo ngicyo Imana yatuvuzeho ntacyo wibuka, turi Kadeshi Baruneya. Niyo mpamvu yamubwiye ati rero jyewe nomatanye n'Uwiteka, bantu b'iki gihe nimwomatane n'Imana. Ni ukuri nimumara komatana n'Imana nta kizabima, ndakubwiza ukuri. Karebo bari bashatse kumunyanganya bitwaje ko Imana imubwira isezerano ryiwe batari bahari. Ariko guhera uwo mwanya yabwiye Yosuwa ati Imana yatuvuzeho nge nawe turi Kadeshi Baruneya. Ese ntabwo kibuka? Ahita kibuka, yibuka ko Imana yamuhaye Heburoni. Ahita avuga ati genda ufate Heburoni yawe. Bityo afata amacumu aragenda arwanira Heburoni yiwe. Heburoni yayikura nk'umunaki. Ariko nagira ngo nkubwire ko hari ibyacu biri nk'abanaki guhera uyu munsi. Ibyo byacu biri nk'abanaki guhera uyu munsi bari kure. Ndategetse guhera uyu munsi imbaraga z'Imana zigere ku banaki bari mu byacu. Nubone nta nzu ugira, nubone ukodesha, nubone nta kazi, nubone nta rubyaro,
urubyaro, ntubone utagira epfo na ruguru, ariko hari abanake bari mu byawe. Uyu munsi umunake ari kuri byawe, namara kubirekura bimenyekane, iri jambo rikimara kukugeraho wizere ko umunake agomba kuva mu byawe, wizere ko rata abashakaga kunyanganya baba bene so, baba bigira ngo nabarokore bakakunyanganya bitwaje ngo wowe ntukijijwe, oya, barakwita umunyamahanga bashingiye kuki ko Imana ariyo yakuremye, kuzi ingendo yawe, ikakumenya n'icaro, ikakumenya impaguruko. Iyo Mana yonyine niyo izaducira imanza, nta muntu wo guca imanza n'iz'Imana zonyine. Kandi ni ukuri iyi Mana iragarutse, ije gutanga Heburoni z'abantu banyazuye banze kuziduha, ariko Imana irangije kuzitanga. Imana y'amahoro ibagirire neza. Gusa nasonzaga ku ijambo rivuga ngo nujye wirinda imanza uzihorere, kuko ntacyo zakumarira. Nuzishora ngo bazakujyana bakujyane umucamanza gushyira umusirikare nawe gute muri gereza nayo ntuzayivamo utarishye, niko Bibiliya ikutubwira. Rero guhera uyu munsi nimumenye bantu b'Imana abo muri bo, cyose kibitera nuko tuba tutizi, ntabwo tuzi abo turi bo. Kutamenya abo turi bo rero nibyo bituma barokore b'iki gihe tugiye kumarirwa kwicumu. Niyo mpamvu tugiye gushyira Satani akatumara aduteje umwiryane. Mbega nukuri nimureke, nukuri imbaraga z'Imana zitubemo, nizimara kutuba mu bwiza bwayo bwitamurwe. Ariko aho waba uri hose rata, iri jambo rigufashe, iri jambo rikugereho, nimara kukugeraho nukuri wizere ko Imana igiye gutanga Heburoni yawe. Waba ukodesha, waba utagira amashuri, waba warayacikije, waba utagira epfo na ruguru niko navuze, waba utagira n'icyo uri buryo uyu munsi, wizere kuri bukibone. Ahasigaye Imana y'amahoro ibagirire neza. Urakoze Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje. Imana nziza, mukozi w'umuhanga, ijambo ryawe riratambutse rero, ni inkota, ni ukuri, ni umutsima, ni inkota rikaba n'umutsima rata, kandi ni ukuri riradutunze. Ngaho bibemo rero, bikorere kwiyubahisha, ndirukane imbaraga mbi z'abadayimoni abatuma ridatambuka, ibyatuma ridakorwa, ibyatuma ritagenda nk'uko ni ukuri byifuzwa, ibyo byose bikurwe mu nzira. Ngaho ndarisengeye rero rizatambuke kandi rigere mu matwi y'abantu, byo guca mu gutwi ngo rihinguke mu kundi. Bisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mukore subscribe. Uwashaka kugira icyo ambaza n'icyo nsobanuza, nimero yanjye nasoza nyibaha, ni 0785 56 572. Iba no kuri WhatsApp, nta kibazo wambona wambaza buri kibazo cyose wifuza. Murakoze.